hari ibintu wambwiye ngo ejo warebyemo hariya ntiwabyumva bashakaga kumbaza. Ndakumva. ibyo nashaka kubaza ni igihe hari abantu numvise muvuga igihe cyo gutegereza guseringa n'igihe cyo gutegereza kubayinga ngo ntabwo nigeze mbisobanukirwa neza. gutegereza kubayinga no gutegereza guseringa. Actually niba bitakugoye kuko ibyo wigisha byose nabikurikiye ejo. Actually wasubiramo gato wihuta up trend down trend ugahita unshyiriraho n'ayo ma resistance n'ayo mantuza n'ayo hariya ma support, noneho ugahita unyereka noneho kuri shema, binyerekere kuri shema wite wanshena unanyereke n'ibyo wavuze ejo about guseringa no kubayinga iminota 40 bibaye. Okay, dere kuri mbega ibyo wigishije ejo wabiha nk'iminota nka 15 ubundi ugahita unyereka noneho ibintu. Reba urabizi isoko rigira up trend down trend ya consolidation, none consolidation rya soko rigendamo hagati na hagati. Hano hejuru impamvu twita resistance, isoko riba rihageze rizamuka ugahita ubona riramanutse. Kumanuka rero hano hantu barigeze rikahita rimanuka, no kuvuga ngo hari imbaraga nyine zitumye haba resiste icyo kintu cyatumaga cyangwa babaye rumva bahuye na resistance, hari imbaraga zitumye batabasha gukomeza kuzamuka, sibyo? bivuze ngo iyo ni uptrend. bari kumamagara umunota umwe. Hano oui izo rinete zawe noneho nkareba ziragaragara gute? umusitari ngeze ko ndi umusaza twagiye. uri umujene ahubwo kamwohereze udufaranga, yarambwiye mwohereze udufaranga hano amasegonda. Bayapingaga forex none asigaye byizera. usigaye utanga amafaranga nk'uyikuraho. Ninzi Kigali nanyu uzangurira akabyeri. Zaze ngugurira akabyeri tujye gusura iriya nzu uri kubaka bitambagire. Ntabwo nabivamo rwose utanguriye akabyeri n'amafaranga wirirwa ukorera kuri murandasi, ntabwo nabyemera. Genda gura, komeza urebe ko bigenda bipa. Dukomeze. Uri kumva impamvu hano twita resistance? Ikintu cyazamukaga iminota yanjye ariko ugomba kuyongeraho. turayongera. Ikintu cyazamukaga kigeze hano gisubira, bivuze ngo hariho resistance nyine, hari ikintu runaka kiri kuresista iyo movement imanuka, sibyo? Niyo mpamvu twita resistance. Noneho urumva isoko riba rigeze hano rikata rizamuka, hari ahantu nyine rikoze hasa nkaho rirahiteretse, hari ikintu gihari gituma nyine ikintu kimanutse kitarenga aho hantu, niyo mpamvu twita support. Uko ni akantu kumvikana. noneho ubwo rero ibyo tubikoresha iki muri trading? Izamutse igapfuma, izamutse ikabreaking ino resistance, turavuga ngo ibreakinze resistance nyine, sibyo? Kwa breaking ubwo ntabwo ishobora kuza ngo yongere hasi. biba bigoranye ni ukuvuga ni rwa rugero natanze rw'abamotari. ubu ngubu hano ku bamotari urabizi ko tuvuge nk'urugendo rutoya rw'i Kigali rwabaga ruri hagati ya Turuwasa, urugendo rutoya rw'i Kigali rugerageza mbere ya covid washobora kwishyura Turuwasa 400, ariko n'urenze 500 bitewe n'uko aho hantu ari hafi. Ni ukuvuga ngo support and resistance y'icyo gihe yari 500 resistance yari 500 na 300, sibyo? noneho covid ijemo kubera amaesanse yari ahenze n'abantu benshi batemerewe kugenda, nibyo byaje gutuma price izamuka y'urugendo. ubwo ahantu nyine ni urugendo rutoya tuvuze, ntabwo tuvuze urugendo runini muri rusange. connection yanjye bari kumbwira kuri UNDESTANDA ariko ndakeye kuri kundi uri kubibona.
no iyo price ni ukuvuga ngo twebwe iyi price muri covid yarahindutse, tuvuge wenda igera ku gihumbi, ko sometimes no kugenda ntabwo byari byabaga byemewe. Numva nyine umuntu yagomba kuguhenda ntabwo price wagenderagaho ariyo wari kuba ukigenderaho, ni ukuvuga amafaranga yagiye agera ku gihumbi, sibyo? Rero amafaranga ageze ku gihumbi ubu ngubu tuvugana, wenda lockdown irangiye esanse zarongeye ziraboneka ko imipaka yari gufungurwa n'iki byose bifungurwa, igiciro cyagombaga kugaruka inyuma, ariko mu kugaruka inyuma ntabwo cyari kurenga valeri ya senkisa ngo kigaruke kuri turasi. Biba bigoranye kuko hano amafaranga aba yarateye agaciro, nyine ntabwo yakongera gusubirana agaciro cyane kurya urugendo rugaruka kuri ino price ya turasi. Ni ukuvuga icyahoze rero kiri resistance itagihinduka iki hano, support itahinduka support, sibyo? Bitinduka support rero urumva kuri support ko abantu ari abantu batari bashoboye kwa affording iyo service, abandi baravuze ngo tuzadutega moto niyongera guhenduka kugira phone ntibiveho. Ni ukuri uri kumva rero hano tuhita tugura tugura iyo service turi benshi, kubera ko noneho dushobora kuyaffordinga tukaba twajyana nayo, sibyo? Hano rero tuhita dukonsuminga ino serivisi turi benshi, kandi iyo tuyiguze turi benshi bituma price igira gute amine agaciro k'iyo serivisi kazamuka. Iyo kazamutse rero kuri chat niho twerekana iki information, iyi interpretation y'amakuru y'ibintu twagize gute ya price movement y'ikintu runaka, dushobora kuyishyira kuri chat. Urabizi ushobora kuvanga abamotari muri Kigali ukuntu bagiye bazamuka, ukuntu bagiye bamanuka, cyangwa impanuka ziba muri Kigali tukazikorera chat, nk'abantu ngo yarazamuwe bazamukiye ku bantu igihumbi ugaruka inyuma gutyo gutyo. Chat rero ikikwereka ni ikintu ni movement ni movement ya value y'ifaranga runaka twari turi gushaka aha ngaha. Ubu rero hano urukumva ko twayiguze turi benshi, bivuze ngo aho hantu price yaho mu myaka iri imbere izagenda izamuka. Hano impamvu ubona dushobora kuvuga ngo bikirana muri senkisa, hagati ya senkisa n'igihumbi, uri kumva nuko nyine iyo bwije isoko rirazamuka rikajya hano ku gihumbi, nako urugendo aho hantu hafataga agasenkisa bitewe n'amasaha tujyamo ni igihumbi, mu gitondo bikaba ari ku manywa, nimugoroba price ikagenda. Uri kuvuga ngo price y'aho hantu kuva aho hantu kuri moto ujya aho hantu ibiri hagati y'iki n'igihumbi na 500. Nihaze kuba impamvu runaka rero isoko rikazazamuka, twe tuzaba twarabonye ko ni kuri chat tuziga uburyo tureba ino chat yerekana price izazamuka gutya na gutya na gutya. Tuzabona ngo abantu bakora ngo analytic ngo n'ibiki bakanaliza ngo ibintu ngo niba ibintu bibaho gutya gutya ngo myaka 100 ngo ikiremwa muntu cyarashize ibiki n'ibiki, nabo bakoresha chat ko bareba kuri chat ngo bitewe n'ukuntu umubare wabo wazamutse muri uyu mwaka ukabanuka gutya gutya, tugereranyije turabona nka nyuma y'imyaka iyi n'iyi bizaba bimeze gutya. Natwe dushobora kugera tukavuga ngo price rero ari igihe kizagera izamuke, peteroli nibura bitewe no mu myaka ukuntu igiciro cyagiye gihinduka izamuka igere noneho ku bihumbi 200. Subibona ariko urabona ko price itari kumanuka ngo ize yahe kuri turasi. Bivuze ngo rero kugira ngo movement hano ibe twebwe tuba turi kuyireba nyine kuri turidinga zino chat, ibintu biri buze kuba tukabibona. Hano impamvu ngize gutyo ubona bigenda bikahindagurika gutya ni details, ariko tubireye nko mu myaka nk'icumi hari ibintu ubona bizahinduka price kazamuka. Hano muri trading impamvu ibintu ushobora kwihuta vuba vuba ukabona chat isigera hano hejuru isimanuka igeza hano, narabikubwiye ko haba harimo movement nyine y'amafaranga menshi, abantu benshi, sibyo? Ni kuvuga ngo hano urumva ni breaking ino price y'igihumbi, nanone isoko rizongera rigire gute ino resistance yari igihumbi izongera ihinduka iki support. Sibona ni kuvuga akantu ugiye kwita wigamo hano nuko support iyo ibaye broken ihinduka resistance yaba broken igahinduka iki, igahinduka resistance. Support resistance, yes, hano ni resistance nihinduka support. Means ko support yihinduka resistance nihinduka support akenshi. Ubundi in fact bino bintu ntabwo ari ngombwa ko gufata zino terime ni ibintu biri mu bitabo ushaka nawe wahimba terime ushaka. Icyo ugomba kugira kigufitiye umumaro ni understanding nyine y'ibi bintu. Ufite understanding ukavuga ngo bitewe n'ukuntu mbona iri soko nkaba nzi ko iyo rikoze chat imeze gutya na gutya biba bisobanuye ko wenda price igiye kujya gute kuzamuka. Ni ukuvuga ngo hari abari resistance ya becoming iki
support iyo habaye broken. Kano kantu nze kukaguha mwe Aka amufatira aga screenshot nkaguhereza nitumara agaki gusoma bino bintu tuno tuntu ndi kwandika agaki kiri kubibona kuva resistance hano igenda ihinduka iki support kuba broken. Okay, twagiye kuri nande, twagiye tujye kuri ni tujye kuvuga kuri rero chat. bino twebwe tubimarisha icyano mu isoko twinjira he dukora iki iyo tubonye ibi n'ibi hano kuri support iyo tubonye touch 3 kuri support nibwo tuvuga ngo tugiye kuba tubayinze kandi iyo buy none biri powerful byatari go kuri touch 3. Wowe iki Okay ikintu cyari gikurikiyeho no kumenya uburyo tumenya support cyangwa resistance kuri chat ariko kuri chart kambane dukwereke isoko niba rimanutse urabizi ko ubu uriye kumenya niba isoko riri kumanuka sibyo cyari riri kuzamuka byo urabizi ko ndabireba iyo ni down trend. Yes, ndabireba. isoko niba rimanutse ukabona rigeze ahantu ryari riri kumanuka rigahita rizamuka wowe ukibona nyine iyo movement ibayeho cyangwa iri kuba ugomba kumakinga akavuga ngo ino ni support abonye ino ni support niba ari support rero bisobanuye ngo hano hantu nyine isoko rishobora kuhagaruka bisobanuye ngo abasira barimo guseringa ariko hano hantu ino price abantu bafite analysis babwira ko bagomba kubakorera buy bivuze ngo bamaze igihe bashaka kubabangira niyo mpamvu isoko risa rigiye gutera ise risubirayo cyo kubyumva niba rero isoko risa risubirayo ahantu bivuze nyine ko iyo ari support abantu bagomba kujya gute kubabayingira ni ukuvuga rero price ahantu abantu babayingira nyine ni support noneho support yacu igomba iba confirmed neza kiri strong tugomba kuba numva kubayinga nakubwiye ko mbere yo kuba warekura amafaranga yagomba kubara bino bintu nk'umuntu ugiye kugura ikibanza sibyo ugomba kuba ufite impamvu zuzuye apana kubona kano kamove konyine kabaye guhita wumva ko ugomba kwita ugira gute ubayinga niba rero isoko rigarutse hano inyuma twebwe tugeze kwigaruka bwa kabiri igakonfirma hano hantu iyo yagarutse bwa kabiri ikaba yazamuka gutya bino bivuze ngo hano hantu habereye touch ya kabiri bivuze ngo ino support iri strong sibyo niba support yacu rero isoko rikozeho bwa kabiri ikananirwa kuharenga ni indication yuko iyo support iri strong niyagaruka bwa gatatu turi buze kujya gute kuhabayingira niko byumva. You mean ko umuntu agomba kubanza gutegereza kumakinga sure ko ino support kuko ihamye ikomeye exactly ugomba kureka igakoraho kabiri kuko bishobora no kubaho ko ishobora no kuyibreaking kaja hasi kubwo bw'amahererewe cyangwa se kubwo ikindi kintu kibaye ushobora kugaruka ikahita yikomereza hasi urabona iyo igarutse hasi n'abari support sibyo ibaye broken niyo handi rero support yabaye broken ihinduka iki resistance isoko rikahita rikomeza kwimanukira turi kubibona se bimwe nakubwiye support ibaye broken ihinduka resistance kuko impamvu iri resistance urumva hano price iraba iri kuzamuka igere hano nigera hano igomba kwita imanuka kugira ngo mve no resistance impamvu support ihinduka resistance sibyo kamite nk'urugero rwihuse twe dufite umuceri muri stock dufite tone 2 z'umuceri sibyo ikiro hano cyaguraga 500 cyaguraga 1000 sibyo ikiro kigura 1000 twari dufite nyine tubufite muri stock no wenda havutse abantu supplier muri Uganda no muri Kenya bahise baza gusuplyinga muri Kigali umuceri suba mwinshi ku isoko price itakaza agaciro amanuka ijya hehe iramanuka iramanukire imanukira hano iramanuka price yari iri hano kuri 500 bisanzwe sibyo ku 1000 nyine niyo range itari iri kurenga izamuka yongera imanuka urabizi ibiciro ukuntu bigenda ku isoko rero niba tubonye ko umuceri utakaje agaciro kava ku 1000 ukaza ukagera hano kuri 600 wenda cyangwa uramuceri uramanutse ugeze kuri 700 urumva turasi zose ni nyinshi kandi dufite stock irimo tone 3 tone 2 ntabwo twaba tukigurishije kandi twebwe turi buhombe turasi urumva agomba turase ku kiro ufite tone 2 wahombye amafaranga menshi cyane sibyo hano rero bino bitabigukangura katabivuga ngo okay price rero nibi break in the support uri kuyu understanding nibi break in the support ni ibintu bisobanuye ngo price ishobora kuzakomeza ikanamanuka nta wamenye sibyo niba rero tubonye ko ishobora kuzamanuka nta wamenye ikintu tugomba gukora n'iki tugomba gutegereza price byibuze dushaka opportunity
yuko isubira inyuma ho gatoya kuri price yo hejuru ho gatoya, twe dukora iki? Twe duseringa. Ni ukuvuga ngo kugira wa muceri wacu tuwikureho, sibyo? Bishyire muri logique. Wari uri kugura 1000 ugiye kuri 700. Bino bihita bigukangura akavuga nyine nutinda kuwugurisha uzamanuka ugere no kuri 300 usigare ufite umuceri ariko udafite valeur, sibyo? Kuko ari kuboneka ari mwinshi ku isoko. Niba rero tuzi ko ibintu biri seasonal, hari igihe ibihingwa biboneka n'igihe bibura bitewe na season turimo, aho ngo kategereze wenda season runaka uno muceri hari muri biriya bihugu uri guturukamo uraza kubura. Urumva ko ufite impamvu. Ntago iyo ikintu kibonetse ku isoko cyane gitakaza agaciro n'ibintu byumvikana, kandi ikintu gitakaje agaciro kuba ubizi ko kiri bugurwe, uba ubizi ko ari buze kubaho pullback. Haraza ku nyiri isoko riraza igiciro kiraza kuba gitoya ku isoko, abantu babigura ari benshi. Niba babigura ari benshi, agaciro kabyo karaza kujya gute? Kuzamuka nanone, sibyo? Ariko nikaza kuzamuka nanone hari ahantu kaba katari burenge nanone, bitewe n'iki n'ahantu price twari twaramenyereye, sibyo? Ukuva rero hano bitewe n'izo mpamvu season iri bubeho, umuceri wongere ubure, abantu babigura ari benshi, price yabyo yongera izamuka ko byaranguwe n'abantu benshi, birakenewe cyane ku isoko ko bihendutse, sibyo? Ubizi ko price iri bwongere ikaza kujya gute? Kuzamuka igasubira inyuma, bitewe n'uko valeur iri bize kuba igiye gute? Iri kwiziyongera, ko biri kugurwa n'abantu benshi, ko biri kuri price ntoya, sibyo? Yes. Rero abantu benshi twari dufite umuceri muri stock dushaka kuwugurisha, ni bagenzi bacu batunguwe n'ibyo bintu. Twese tubavuga ngo n'umuceri nuramuka usubiye inyuma ho gatoya, twe tuzongera tuwugurishe ku isoko. Nituwugurisha ku isoko uzahita wongera utakaza agaciro. Si ibintu bimakinga sense noneho? Babarire bino bintu noneho byumve ku buryo tujya muri market, muri chat yitwa wandastanding, none nibyo turi kubonamo, sibyo? Kubita imfubyi. Akibuka imigani se. Wita imfubyi wibwiriza kurira. Nuko. Aha, price rero urumva twe niba dufite ikintu muri stock dushaka kukigurisha kikaba gisubiye inyuma, impamvu kiri busubire inyuma wazumvisha uko zimakinga sense, nyine ubizi ko bishoboka ko price iri busubire inyuma. Niba isubiye inyuma akajya ku 1000 rero tuhita tuyigurisha, tuvuga ngo tugurishe noneho twikureho no muceri, kugira ngo tuzongera no kumanuka tukaba twajya gute? Twahomba. Price ikora hano ikahita imanuka, ko hano tugurisha turi benshi, abacuruzi benshi bari barabitse uwo muceri, tuse tuwugurishiriza rero tuvuga ngo kadufatirana aya mahirwe, umuceri ukiri hehe? Ku 1000 tuwugurishe turi mu ba mbere, sibyo? Ubwo tugeze muri ya season nyine umuceri wabuze n'iki, bya bihugu baba supply abandi bari bahari bacitse intege, bari kubura nabyo byo basuplying, byumva se? Ibyo bintu byose nibyo dushyira hano kuri chat. Niyo mpamvu na chat bizamuka inamanuka nyine. Then price ntago buri gihe ikora hano ngo imanuke nk'uko ubona mu bitabo biba bimeze. Hari igihe igera hano, urumva ntabwo umuceri uteganyije kugera ku 1000 gusa, ushobora no kugera ku 1100, ku 200. Urumva nimo hano hagati nyine muri ranging, sibyo? Ukageramo hano ukamara umwanya, hanyuma kubera uri kugurishwa n'abantu benshi, price itayongera ikajya gute? Ikamanuka. Si ibintu making sense? Ikamanuka ikarenga, iraza kurenga hano 700. Gusa impamvu iri buharenge, niduseringira hano na baba suppliers bose baseringaga n'ubundi banongera bagaruke. Ino push yari ibayemo ni ya season bari barabuze ibyo basuplying. Si ibintu byumvikana se? Buretse gato utandyamira. Uvuze ngo iki? Ikubwira impamvu ino push yasubiye inyuma, urabizi. Hari aba suppliers, abasera bari bavuye mu isoko. Wewe bikure mu miceri no mu ki, ubifate nkaho hari ibintu byo ari byo byose biri gusuplyingwa n'abantu, sibyo? Manuka. It means ko ni ukuvuga ngo umuceri watakaje agaciro, urangije gutakaza agaciro, ugira gute? Uhita n'abantu batari bake. Urumva? Hanyuma ugera aho ngaho, ugeze aho ngaho ntabwo uzaguma aho ngaho. Hari igihe uzavuga ati ugomba kongera kuzamuka, bikongera bikazamuka, byagera hariya ba bantu yagera kuri resistance ukongera ukamanuka. Kuki se iyi si breaking iyo resistance yo kuri 700? Umva impamvu igiye kwa breaking. Uri kumva twe twabonye amahirwe na confirmation yuko tugomba kwikuraho uwo muceri tukawugurisha, sibyo? Twabonye confirmation yuko tugomba kugurisha none guseringa tu.
twe tubonye amahirwe yuko tugomba guseringa dukereye ko hari abandi basera bari barafashe isoko already, sibyo? Impamvu rino soko ryasubiye inyuma rigakora pullback, nakubwiye ko abasera bari bari guseringa wa muceri babuze iki, babuze product baseringa bitewe na season twari turimo, sibyo? Bisobanuye ngo niba bari babuze ikintu baseringa kuri price irasubira hehe, iraza kuzamuka ko irakenewe cyane ku isoko kandi ibihari n'ibikeya, kandi twe tubifite muri stock, bivuze ngo turahita duseringira hehe, hariya hejuru kuri la price nisubira inyuma. Noneho mu gihe turi guseringa nabo abasupplier bandi baraza bongere bajoininga isoko kugira ngo barwane no gukompeta natwe, sibyo? Ya season yabo iraba irangiye, babone n'iki nabyo ibyo baseringa. Bikumva rero twe duserinze turi abantu noneho benshi kurusha abambere, ko twebwe twiyongereye muri seri, hari n'abandi basera basanzwemo, si ibintu bimakinga sense? Duseringa turi benshi, product zitaziboneka ku isoko ari nyinshi, nazo price igatakara cyane byataye. Does that make sense? Yes, but it makes sense. Umva n'abantu oya, ariko numbwire kuri kubyumva utarabyumva fresh, umbwire ngo usubiremo nari uretse gatoya, uretse gatoya nkubwire, ni ukuvuga ngo impamvu imanutse, ni ukuvuga ngo impamvu isoko rimanutse, ubundi duhereye ku gihumbi, ni ukuvuga ngo isoko ryaje ari ku gihumbi, isoko nyine reka kugira ubyumve, reka ngukorere kano gachat kugira ubyumve fresh, sibyo? Twe dusanga ngo support, yego, dusanga ngo support nk'uko ubona nyine mu maratega kuri moto ibiri hagati ya 500 n'igihumbi, bino nari ndi kukwereka aha ngaha ngo bwije ku manywa n'ibiki n'ibiki, nabwo dusanga ngo iki support hano umuceri wajya kuzamuka, excuse me sir, umuceri wajya uzamuka ukava ku gihumbi ukagera ku cya 3, sibyo? ukongera ukaburaho gakeya cyangwa ukaboneka cyane ukagaruka ku gihumbi nanone, ukongera ukazamuka usubira ku cya 3 n'uwarenge ku cya 250 n'uwarenge, gutyo 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 uri kubibona, sibyo? Noneho habaye nyine habonetse abasupplier bashyashya baturutse, abahize amakampani ajya asinya amakontara, buri gihe hahora havuka abantu bacuruza ibintu bakongera bakabura, gutyo gutyo. Bitewe n'abo bantu ko baje rero bari gusupplyinga ibintu byinshi, umuceri icyo kintu bari gusupplyinga twari tugifite ku isoko turi bakeya, kizamuka kimanuka, bo bahise bazana imbaraga zo kugiseringa. Yes, exactly. Noneho uri kubyumva impamvu support yabaye broken. Oya, resistance ahubwo isiba iyi support isiba broken. Isiba broken. Rero mu kuba broken kwayo twebwe twari dusanga tumenyereye kujya gute kwiseringira nyine, urumva twari dufite muri stock tuvuga ngo turaseringa gutya, tukajya tubayingira hano, dufite uburyo tumanaging iyo stock yacu, uri kubyumva? Sibyo? uri kumva rero ikintu kiri bubaho ngaho ni iki, twebwe turaza dukanguka tuvuge ngo bana basera ubwo waje rero ibintu bikaba bigiye kuboneka cyane ku isoko, dufite guseringa bino bintu dufite, sibyo? Niba dufite guseringa bino bintu dufite, tugomba gutegereza amahirwe yuko, ariko ahantu umenyera ko abasera baje ni igihe iyo support ibayiciyemo. Yes, ibaye broken nibwo biba bibaye confirmed ko isoko rigiye gutangira nyine valeri y'icyo kintu igiye gutakaza agaciro, ko abasera babaye benshi. Nanjye ahangaha niho nahise numva. Noneho biri ku making sense ubu ngubu, dukomeze. Ihita imanuka igera kuri 700. Yes, igeze kuri 700 ntabwo ishobora kuguma aho ngaho, irakomeza izamukeho gato igere kuri ya resistance ya mbere, kugaruka inyuma nyine ugomba understanding impamvu nanone hano yasubiye inyuma hariya, ikabasha gusubira ku gihumbi ivuye kuri 700. Impamvu nuko abo basera baserinze baba bakuyemo ayabo already, basubiye wenda kurangura, baranyuzwe bavuyemo, bateka tuvemo. Rero iyo muri kuva muri seri, ababaya bo bari kujoininga ko icyo kintu mwakigurisha kigera ku giciro gitoya, ababaya bakigura ari benshi, nanone bigiye gutuma isoko risubira hejuru, nuko niyo process isoko rihoramo. Dusenga turi benshi, price ikamanuka, twabayinga turi benshi, nanone abasera bari gukuramo inyungu yabo, price kongera ikazamuka kuko tuyikeneye turi benshi. Ni ibintu bihora byisubiramo, noneho ikagenda ikagera hariya ku gihumbi, nanone igahita yongera ikamanuka. bivuze ngo support, kano kantu ugomba kwita ukigamo, ni akantu kari simple. Support ibaye broken ihinduka iki? Resistance. Wabyumvishe? Cyanya bivuze kare. Hariya resistance ibaye broken ihinduka support ahangaha, si ubibona ahangaha?
urumva muri uptrend ni ikinyuranyo cya downtrend. Exactly. Noneho isoko kugira ryitwa resistance yabize ubwo riba riri kuzamuka ryagera ahantu runaka rikahita rihura n'imbaraga zituma ridroping. Bivuze ngo kumanuka kandi isoko ryari riri kuzamuka rihise rimanuka, bivuze ngo ahantu rigeze habaye iki resistance. Iyo resistance rero turamutse tubonye ko isoko ritari kumanuka aho ngaho, ritari kurenga iyo resistance, nakomeza nka buying se cyangwa nabanza nka making sure ko ritari buze kongera kurenga iyo resistance? Ntago buying y'isoko rya breaking the support. Uri kumva se wowe wari urucuruza ikintu gitakaje agaciro, umva wakongera kukigura kandi ubona ko hari ubushobozi, hari possibility ko kizakomeza guta agaciro, ntabwo ubwo tuba turikiri gushaka buy, dutangira gushaka iki ndi kuvuga ndi kureba ino shema wanditse hano. Ni ukuvuga ngo iragigeze kuri resistance irongera amanutse, kumanuka nakongera se nka seringa. Exactly, nibwo useringa n'ubundi twe duseringira ahangaha, duseringa hano niki se kiri bumbwire nkuko wambwiye cya gihe hano hejuru wari wambwiye ngo the reason ya mbere ushobora kumakinga sure ko buying cyangwa seringa ni igihe support ubona ko ari support ikomeye. None se hariya niki kiri bunyemeze ko iyo resistance ikomeye itari buze kugira, kiri kukwemeza ko iriya resistance iri buze gukora. Aha, urabona ko turi kwiga duhereye hasi. Wait. Agarutse ni ukuvuga ngo ndabibyumvise man, ni ukuvuga ngo hara kuri 700 naho hari indi resistance, hari support nanone. Ni ukuvuga hano igeze nyine hari support, hari ababaya kuri 700 hari indi resistance, hari indi yes, hari indi support means ko iyo ntuza isi breaking, right? Nanone iri breaking. Hano niyo price ihera igera gute ijya muri downtrend, nanone itiva muri uptrend muri consolidation ikomeza muri downtrend. Sibona se price amafaranga atagaciro akazamuka n'agaciro. Rero iyo afite valeur kujya asubirana valeur yari afite biragorana. Iyo abonye agaciro yasubiranye valeur yari afite tuhita tugura ibintu byinshi. Iyo tuyakoresheje tugura ibintu byinshi, ibyo bintu birahenda. Ibyo bintu iyo bihenze amafaranga yacu ntabasha kubigura, amafaranga abatakaje agaciro kandi n'ubundi. Biko byumva se? Biri gucika? Kiraho hotspot ya phone. Ndi gukoresha runete wakorwa hari abajibura baragiye. Biri gucika 4. Reka mbikemure. Si bimeze sawa noneho. Uri kunyumva neza? Ndi kukumva fresh, ahubwo uri kunyumva. Ndakukumva nanjye. Twagiye. Kadukomeze okay. Uri kubona downtrend ukuntu itangira, ni process, ni bino birahagije kugira ngo bifate nka formule gutya, ariko n'ubundi understanding naguhaye uraza kubisobanukirwa n'ubisubiramo. Muri utabisubiramo ntabwo uri bubyumve. Uri kubyumva ibi ngibi? So support ihinduka iki resistance ibaye broken. Ubwo rero ikintu usabwa kumenya hano muri iri soko, ibintu tujya gukora tujya muri practice, ugomba kumenya resistance tuyibona gute. Ako kantu konyine kari simple, kubona resistance. Isoko riba riri kuzamuka bisanzwe nta kibazo kiri kubaho, isoko ryagera hano rikahita rimanuka. Bino bigomba gusobanura ikintu runaka, kuko iri chart ni language nawe kubwiye. Hano isoko riba rikoze rikahita rigaruka, rero ni resistance ubwayo, ni resistance. Uri kumva ko bayimakinga se? Ureba isoko ryazamutse ryagera ahantu rikamanuka, tuvuga ngo hano ni resistance, ko isoko ryahageze ritarimanuka.
isoko ryageze ntabwo ari isoko nyine, ni price yahageze ihita imanuka, sibyo? reka Twagiye turebe muri muri chat crypto. noneho. Ewana, ariko ndi gukunda njyewe ukuntu uri sharp, ukuntu ushaka kumenya bino bintu vuba 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 biraza gukora. Okay, reba kuri chat hano wabasha kubona resistance. Jya kuri zoom yawe, uri kumva? Ujyane suri ibumoso, hari ahantu baguhereza akantu ka big ushobora kumakinga ku ruhande kuri side y'ibumoso. Uri kukabona akantu k'akabike? Nabibonye. Urashaka we sakoringa ahantu wapi? Ndi gukoresha phone. Ukoresha phone nawe ndakeka bakaguha machine nayisize mu ntabwo nayizanye. Okay, isoko bikwereke kuri chat ntacyo. Okay, urashaka nkubwire we marking hahandi kwa kundi bijyanserikira umbwire mushakire resistance muri aho hantu turebe. N'ubundi nabikweretse, reka mbikwereke naribi. Urabona isoko hano ryarazamutse. Hano harimo support nyinshi. Inkoko z'i Kigali ziratwica. Nababwiye iki? Mwirire mwamfuramo. Turazirya kabisa. Uri kubibona? Ni ukuvuga hano price yaramanutse, igeze hano igira gute irazamuka, si ubibona se? Bivuze ngo hano hantu isoko ryageze rikazamuka, ino ni iki? Ni support. Iyo ni support. Yes, you're right. Uri kubibona noneho? Isoko hano ryarazamutse, rigeze hano riramanuka, sibyo? Rigeze hano rirongera rirazamuka, bivuze ngo ino ni resistance, sibyo? Iyi ngiyi ikaba iki? Support. Ikaba support. Abonye? Hariya hejuru hariya akaba uri kubona support kuyibona ukuntu byoroshye, ubwo n'ahandi zabaye tayari watangiye kuzibona. Siri kubibona resistance? Waci mirongo neza. Ndi gukoresha kano gasako kugira ubashe kubona zone. Ndaza kubikora fresh utangiye noneho kubimenya neza. Nabibonye kabisa. Noneho hano urabona ko nanone isoko ryarazamutse, rigeze hano riramanuka, rirongera rirazamuka, rigera hano hejuru rijya gute ritarimanuka rirazamuka. Bivuze ngo tuno tuguni twose ubona ko hagiye tubamo, ino ni resistance, wabibonye? Iyi ni resistance hano hejuru, ukibona? N'iyi ikaba resistance. Noneho hari izo twita main resistance, ni resistance ziba ahantu harehare, support ziba ziri hasi cyane nk'iyi ngiyi. Ujya ubyumva bavuga ngo muri uyu mwaka ngo price y'ifaranga runaka ngo ahantu kure yagiye yamanutse ikagera n'aha. Muguciye mu ijambo gato Samuel. Hano haboro ariko ni ntuzi. Hano haboro jyane yosuri hano. Jyane rarwo hejuru kuri resistance hejuru cyane. Hano hejuru. No munsi yayo. Munsi ya resistance. Iyi ngiyi hano. Not yo ngiyo, iyo yindi yo hasi. Aka ngaka. Ako ni support. Kana naga support. Sibona support si kubyumva na ahantu isoko ryageze rimanuka katarizamuka. Ako kantu konyine karahagije. Kubona nyine ikintu cyakiri kumanuka kigeze ahantu gihindura direction, bivuze ngo hari impamvu nyine gihindura direction, hari ikintu gitumye kitaharenga. Okay, twagiye. Kubyumva niyo kaba ari aka movement gato ukabona kageze ahantu gasubiye, yaba ari support. Sibona noneho kubona support na resistance kari ibintu bisanzwe se byoroshye. Bino wabibonye? Ubu ngubu ntangiye kugira. Wabasha kujya muri chat ukabonamo support cyane. Hano hasi dere haba hari ahantu usharinga aga screenshot hari chat. Ariko ntabwo nshaka ko tubestinga igihe tujya kureba ko wabibonye, ko ndabizi uko wabibonye ushobora kubibona mu isoko. Katwigire rimwe kosi y'uyu munsi turi urebe. Okay, tumenya gute rero support turi buze kubangiraho na resistance turi buze guseringiraho, tubimenya gute? Support turi buze guseringiraho on my behalf. Support turi buze guseringiraho
nako yes support turi buze guseringiraho Mm. ni support to making sure ko ikomeye Yego. ikubise nka kabiri igenda ikagera kuri resistance ikagaruka Mm. nk'inshuro nk'ebyiri Yego. nibwo twahita duseringa. Exactly. Ni ukuvuga iyo tubonye support ikoreshejwe kabiri, iyo support iba yabaye confirmed ko iri bugiye gute, iri buze gutanga ikintu kizima. None iyo ikoreshejwe ubwa gatatu, uri kumva ku inshuro ya gatatu cyangwa usobanura inshuro ya gatatu hano ukuntu iri buze kuba iri strong. Twe dufite resistance ya mbere hariya iraje igezeho bwa kabiri. Ni ukuvuga ngo impamvu ubona waje no muri trading, waje muri trading wamaze kubyumvana abantu barenze babiri, sibyo? Byanga bikunda ku muntu wa gatatu cyangwa ku mpamvu ya gatatu niyo igukonfirima cyane cyane kuvuga ngo ariko niyo mbonye umuntu wa mbere akoze iki kintu n'uwa kabiri akagikora, bino bintu bishobora kuba bifite akantu nyine. Urumva ko utekereza ku kintu ubundi ku nshuro ya kabiri nibwo utekereza neza, ku nshuro ya gatatu uba utegereje uvuga ati noneho nanjye ninongera kubona indi business nk'iyi cyangwa ikintu iki n'iki nanjye nzagikora, kuko uba umaze kukibona kangahe kabiri, ariko ukibonye rimwe ntabwo uba ukizeye, sibyo? Bivuze ngo rero resistance ikozweho kabiri, abantu bose tayari baba bari kuvuga ngo okay, niyo resistance rero mwayibonye ko iri gukora gutya na gutya, abantu baba bavugana. Urabizi ko communication irahari, abantu bavugana. Nakubwiye ko muri trading abamo confirmation, abamo analysis eshatu zitandukanye. Urumva hari iyitwa fundamental, hakaba sentimental, hakaza kuba nawe n'ikindi na technicals. Technicals rero ni iyi ngiyi turi kwiga. Technicals ni ugusoma zino chat. Joseph uri gusubiza fresh, ndaza kureba ukuntu uri gusubiza kabisa mu upgrading. Uri kumva man? Usiga ufite n'abakozi se bakusubiza warakiza wa mwana we. Abantu benshi cyane. Ufite n'abakora kuri social media yawe. Barenga 6. Ubu ntugikora kuri social media, ubu warakize, usiga umeze nk'umusaza president. Ngenda ndasubiza abantu, nsubiza nkawe ntabwo natuma bagusubiza, ndagusubiza ko tuba dufitanye ibintu turimo. Ariko ufite abakozi bagusubiriza. Sibona se warakize agenda. Siri kubibona siko ndi gucata. Wa mwana warakize. Mfite abantu bankorera video, ni ibintu byinshi cyane. Nk'ubu ngubu ngiye kuta postinga mu kanya ka video bari kunkorera. Icyo nsabwa agiye no kwerekana iki isura yanjye gusa. Warakize burya confirmation ko amafaranga azaza. Joseph usubize na Claude NY no wa muji wacu. Twikomereze. Uri kubibona? Kuvuga ngo isoko rirazamuka rikora iki? Resistance ya kabiri hano twese tutadukanguka tuvuga ngo okay, ino resistance none ifite akamaro, murahamagarana. Fundamental rero nandi kugusobanura fundamental analysis. Ujye wumva mu makuru ngo idolari ryazamutse, ngo isoko ry'imari n'imigabane ngo ry'ibi n'ibi, ngo imapromesha faranga, ibintu nk'ibyo. Zira ni fundamental. Ni ibintu tureba mu makuru, twumva ku binyamakuru, twe tugafata umwanzuro wo kugura no kugurisha ariko dukurikije iki amakuru twumvishe, sibyo? Noneho hari kuba noneho uri shuwa uri kuri tele ibyo bintu bizi, wari uhari byari gukonfirimye, cyangwa mbere yo kubayinga ikintu n'ikindi ukaba wagize gute wabyumvishe. Maze nka serivisi ugura ariko utarazikoresha, ariko ari uko wazumvishe he ahandi hantu. Nyine aho ngaho kugira ugura icyo kintu uba wakoze analysis iri fundamental, sibyo? Rero muri technical analysis ni hano tuba turi kuri chat, tumeze nk'abantu bari kuri tele, tuba turi kurebera ibintu muri overview, turi kure yabyo. Turi kubyumva? Hano tuba turi kuri chat tukabona ngo ikoze hano gatatu, iyo ni technicals. Hano rero urumva muri fundamental twemera ubu umaze kuvugana ngo price ikoze ahantu ngo ariko ngo idolari ntabwo rimaze kunanirwa kurenga hano hantu inshuro ebyiri, kandi ngo wenda ngo dufite wenda n'intambara yo muri Liban ishaka kuba, cyangwa abantu bazahungira muri Amerika, nibahungira muri Amerika bazagura idolari. Urumva urabona yuko za exchange ugiye kuva mu gihugu n'ikindi ko ugurana amafaranga ufite, ni ukuvuga ngo utanga amanyarwanda ukagura amadolari. Izo exchange muri gukora nyine nizo nazo tugendera hano muri analysis, tuvuga ngo ibintu bize ibi biri kuba bizatuma wenda ifaranga iri rizamuka, ko rizagurwa cyane, sibyo? Bana nk'ifaranga ryo mu Rwanda kugira rizamuke, dushobora gukenera abanyamahanga benshi bazi naha bagura iki, bagura amanyarwanda, bayagura mu madolari, bayagura. Urumva nibayagura ari benshi, natwe abantu tuyacuruza kuri bureau de change tuzagira gute, tuzazamura valeri, sibyo?
nituzamura valeri y'amanyarwanda kuri ikintu n'abanyamahanga benshi automatically kuri chat ifaranga ryacu ritari gute ritarizamuka, si ibintu bimakinga sense. Ni kuvuga rero hano kuri chat iyo turi abantu babiri, iyo tumaze kubona ko price runaka itarenga ahantu babiri, twese tuba dutegereje kuvuga ngo nigaruka hariya bwa gatatu tuzahita dukora iki, tuzahita dukora seri. Ni resistance nyine. Seri, yes, kuko uri buze kongera kumanuka. Yes, none iyo igeze bwa gatatu tuba tumaze kubimenya, turi abantu benshi, tumaze kuba abantu benshi biteguye guserengera hariya, urumva dukora iki, duseringa. Iyo turi benshi rero isoko riramanuka, price itakaza agaciro igihe kinini, mara igihe kinini itakaza agaciro, kurumva produit twazishyize ku isoko ntabwo twakongera kuzihenda, uri kubyumva, isoko rimara igihe kinini rijya gute rimanuka. Kano kantu wakumvishe cyanda umva kunga ngataye mu matwi. Ni ukuvuga ngo touch ya gatatu ni touch ugomba guha iki respect kabisa muri bino bintu bya trading, yaba kuri support ya kuri resistance. Hano touch ya gatatu igomba kuba iki, ugomba kuba warayibonye, ko uyibonye ukorera amafaranga menshi cyane menshi cyane. Kana wakumvishe touch ya gatatu rero muri trading ibiri very 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 strong. Ni ya kabiri ariko ntari. Oya, ya kabiri yo harimo iribi kabisa, ya kabiri ntabwo iba yizewe. Ya kabiri kugira ngo yizere bisaba izindi mpamvu, nabikubwiye hano muri iri soko. Mbere yo gukanda buy ugomba kuba ufite impamvu eshatu kuzamura. Iyo ugiye kugura ikibanza ugomba kuba ufite impamvu eshatu kuzamura, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo hano ikintu turi kwiga, turimo kwiga gukoresha resistance na support as nk'umuvuno, nicyo turi kwiga. Twagiye rero muri chat. Nari ndi kwereka ubwo buretse kwihuta, ndi kwereka touch ya gatatu ukuntu igize gute, iri strong. Ubwo ngiye kutangwigisha n'ikindi kintu bita trend line, nazo zikora kimwe n'iki na support and resistance. Kanogere nkubaze, support ibaye broken ihinduka iki? Support ibaye broken, support ibaye broken, hasi hataba resistance. Oya, hasi haba indi support, ahubwo support ibaye broken ihinduka resistance. Yes, support ibaye hano. Yes, nabibonye. Support ibaye resistance ibrokinze. Yes, nabibonye. Ini support ibaye broken resistance ihinduka resistance. Ko tuba tubonye amahirwe yo kuserengera hehe kuri ya price twari tumaze kumenyera. Aba ari amahirwe meza yo guserenga ikintu wari ufite ko cyatangiye gutakaza agaciro hano, none niwe isoko rizamutse mu gaciro, wowe muba mubizi ko hano hantu ryahoze. Hano aba ari amahirwe meza yo kujya gute museringa byanyu mwe mufite muri stock, kandi urumva ko utabiseringa wenyine muba mubifite muri benshi. Iyo mubiserenze rero muri benshi, agaciro kabyo kahita kajya gute, kamanuka byatari. Bitewe n'amafaranga ndi kugenda mbona, nsigaye nambara ibintu byose nkabona birambereye. Mwana we uzagira amafaranga ashaka, uzakira. Zakira, haleluya. Ariko buriya gukira turabikorera bizi. Oya, dore igihe uzavuga ngo atangiye kubona amafaranga, igihe uzaba ufite akamodoka kawe witwara uwo mujene Kigali, uzaba umeze neza. Ibihumbi nka 40 hariya jewe cyangwa 40 se barayatora. We mamezi angahe? Mamezi 6 yonyine, undebe gusa 6 birebere. Nibyo ndi kukubwira, nimba uri umusore w'imyaka ufite akamodoka witwaramo i Kigali, uba uhagaze neza rwose. Umeze neza, umeze neza pe, umeze neza, utajya mu bintu ngo by'inkumi n'iki. Nabonye bitwara amafaranga biriya bintu. Umunsi urajya mu nkumi nta mukobwa mukundana ufite? Gida bufite mwiza cyane. None se rero ufite urajya mu bandi gushaka iki? Ayo niyo mafuti nyine ndi kubwira abantu bakora. Iyo ugiye hariba warangiye, reka twikomereze. Nimba ufite girlfriend wawe, mukomezanye ayo mafaranga, mujye muyasangira, musohokane, musangire izo nkoko wirirwa urya, nibyo nta bindi. Ni kuvuga muri iri soko rero, izi ni support and resistance kugira ubyumve, kamwereke. Tugiye kwiga ibintu byinshi, noneho icyo usabwa ni gukora iki practice. Ariko ya minota nabonye, iriya minota ni ibintu ahubwo birenze. Abantu muri hanze baba mufite idea zikomeye, ahubwo nzamuhamagara unganirize umbwire ukuntu muri ino mishinga. Uri kubona dufite resistance, sibyo? Na support ahangaha. Ubwo tugiye kwiga ikindi kintu bita trend line.
aho zitandukaniye n'iki na support. none se That's naguciye mu gatatu ijambo ariko gatoya, wayibutse muri support na resistance bikomeye, naguciye sibyo? mu ijambo gatoya, ntabwo wabanza ukanyereka muri chat mbere yuko tujya kuri iyo ntuza yindi, ukanyereka resistance na support muri Byose chat. nayo ngiye No, kubikoresera rimwe, n'ibintu bijyanye n'ubundi. okay, okay. Support na resistance, urabona izi ni support na resistance, ni ukuvuga ngo isoko riri kugendera mo hano hagati, bizamuka Iri bimanuka. Wibuke ko bino atari ibintu by'ibirongo biba bigenda gusa, ni interpretation, bari kukwereka amakuru nyine ya muvoma y'ifaranga runaka ku isoko. Noneho hano kugira ngo mve rero trend line cyacu, trend line ni iki? Ni support and resistance ariko dukoresha mu gihe isoko riri kugira ngo riri kuzamuka cyangwa riri kumanuka. Urabona ko ino ari support n'ubundi na resistance. Urabona biramutse biberamye se n'ubundi bitaba bikiri support na resistance, aho bitandukaniye nuko bigize gute biberamye. Kuko urabona byari bimeze gute, byari biri horizontal, urabibona, ariko bihita bihinduka iki, paraleli, niba ari paraleli, si ubibona? Ariko birabona ko ni ya mirongo n'ubundi nta kihindutseho. Vuga ngo rero support na resistance ni kimwe na trend line. Trend line zo zikoreshwa hehe? Mu gihe isoko riri kuzamuka. Vuga ngo urabona ko isoko hano riri kumanuka ariko riba rifite zone ritari kurengaho, si ubibona se? Bivuze ngo zino resistance ziri kugenda zikuratinga nazo zifite iki, zifite resistance zigenderaho zitari kurenga. Wabibonye biriya? Hano turi kwiga ubwo technical analysis. Ariko no mentorship abantu 200 nibamara kwiga bakagraduatinga, nzahita nyishyira kuri 400 ku bantu bose biga online. Nta bintu by'ama promotion nzongera gutanga, ko bintu mba kwigisha ngiye mbona birenze, si birenze? Birarenze man. Yigisha neza man. Gusa ikibazo, dore ikibazo hano kibera nk'abantu bashaje nk'atwe dufite ubwonko butoya, niho bigora. Oya, nabo nzi kubahandaringa guhera kuri 0 kabisa. Utari kugenda ubyandastandinga se? Twagiye twikomereze. Uko ubibona nabyo ko hano naho habamo touch 3 kuri no resistance, kuri trend line urabona ko naho habamo touch 3. Tugiye gukoresha trend line, ndabikwibutsa ko trend line nayo imeze kimwe na support and resistance, aho bitandukaniye nuko byo bikora muri trend nyine, isoko riri gutrendinga. Abibonye? Yego. Bivuze ngo support na resistance ni bimwe, aho bitandukaniye nuko bimwe biba biri flat, sibyo, birambitse, ibindi biri paraleli, ariko byose ni ikintu kimwe. Bikumva ko bimaking sense noneho ibi ngibi. So tugiye kujya mu isoko dushaka ahantu hose hagiye haba touch 3, yaba ari kuri trend line, yaba ari kuri support. Hagati aho mbere yuko tujyayo, nubwo utari gukora practice ngo nyereke kuri kubyumva, ndabizi ni duhanging up biraza kukunanira kubibona nyine direct, ariko uko uguma muri chat niko buri kwiupdating, ubu ni wowe buri kwifasha, ko ibintu urabizi ko bikeneye kurusha impamvu nasize imashini, ntabwo nanizi uko twiga man. Na phone irabikora naribi. Twagiye kuri phone downloading ira app ya trading view, ya minota ariko igiye no kugera yanarenze, ariko nta kibazo. Okay, wabibonye ibi ngibi. Ubwo rero ni gute bamakinga trend line? Trend line urabona ko isoko riri rifite, kugira umenye ko isoko riri kumanuka, riba rikora ama resistance atandukanye cyangwa ama support atari ahantu hamwe. Urabona iyo isoko rikoze hano, rikora iki? Resistance. Yego, iyo ni resistance. Iyi ni resistance rimwe, tuba dutegereje resistance ya kabiri kugira ngo tuvuge ngo ino resistance none iri confirmed, iri very strong. None isoko riragaruka, icyo gihe ryatangiye kumanuka, riba rigaruka inyuma, ntirikore hariya ngo rikore indi resistance, kandi twe tuyitegereje rikata rikora iki, rikora ahangaha rikimanukira. Urabona ko rikomeje uptrend, ko riri kugenda ri breaking iki, ama support. Wabibonye? Kandi urabona ko ritavuye gukora kuri resistance imbere kugira ngo rikonfirme ko rimanutse. Hano rero tuba dukeneye gukorera amafaranga muri trading, bivuze ngo ntabwo hano warebere gusa utegereze ngo rizakore resistance. Abandi bamenta barakubwira ngo you have to be patient, ugategereza ngo zone yawe ikagerwamo, ariko hari igihe nyine iyo zone bitari bukoreshwa, urabizi. Niyo mpamvu witwa umenta w'abamenta. Ni ukuvuga ngo ahangaha isoko nta kaburimvano kugira abantu bakwite menta w'abamenta, bifite aho ibintu byumvikana bifite aho biva.
iyo rigeze aho bigenda bite rero? iyo rigeze hano urabibona ko isoko riri kuzamuka rijyana hano hantu, impamvu rimanutse ubwo ugomba guhita uyibazwa ngo kuki rimanutse hano, niba rigeze hano ikajya Riseri rimanuka, break. ino ni iki, ino ni resistance kuko hano uri Support is kukumva it's iyo ni resistance, ribreakinze yes. support kandi rikoze na resistance hano hejuru. Ubona ko dufite resistance Eh, ebyiri hano ariko zegeranye, uri eh, kubibona. Hano rero uhita eh, wapurayinga iki trend line, kuko haba hagiye kuvuka eh, resistance ariko noneho y'i parallel. eh, Kano kana making sense. Hano wapurayinga iki trend line, ariko wapurayinga resistance, urabona ko ino ni resistance iri gukoreshwa bwa kabiri. twagiye. Hano dufite resistance sibyo, Aha, network issues. uruze? Ndakumva. Uri kunyumva fresh? Icyo bivuze Ndakukumva. kabisa, network zawe zivuyeho, Twagiye, ndakumva neza cyane. network zawe zivuyeho, kanga sharinga screen dukomeze. Eh, Turi kubona screen noneho. ndayireba neza. Okay, nayo ndi kukwereka, urabona ko ino ni iki, ni resistance iri hano twari dutegereje dukoresheje uriya murongo, uri kubibona. Eh, eh, Niba rero ari resistance, tukaba tubonye ko indi resistance idakozeho hano, tukaba tubonye ko indi eh, resistance itagiye gukora kandi ifaminze indi resistance. Ino resistance impamvu dukoresha trend line ni uko ya breaking support aha ngaha, kandi iyo eh, isoko ri breaking support bisobanuye ko nyine riri kumanuka sibyo. yego. Hano rero tudufata iki, iriya trend line yacu ya mbere, ino support resistance ya mbere tukaba tuyikoresha gute, gutya. Hano dufashe resistance ya mbere tuje na resistance ya kabiri, uri kubibona. Mhm, Ubwo dufite mhm, resistance rimwe na kabiri, mhm. uri kubibona, dufite resistance rimwe na kangahe, na kabiri. Kabiri. Bino birahagije kugira ngo uhite utangira gucedinga live, ariko ubwo ubuhomba umunsi umwe bigakora bikongera bigahomba, gusa bino birahagije gutangira trading niba ushaka gustragolinga, Oya. kandi ugomba gutangira nyine uri stable ufite ubumenyi bwuzuye sibyo. Hano bino ni nka 1% y'ibintu twiga, so wabonye iriya ni nka course outline y'ibintu tuziga se, ni byinshi. Ni Ibaze rero byinshi. bino Yego, ko biri gutuma noneho understanding market mu buryo bwa tari kandi tutarabyiga. Ubwo numara kwigamo twagiye. ugezemo hagati numva ko tugeze nko kuri 40% ntabwo uba uhomba amana. Siko njyewe abantu nigisha batajya bahomba iyo bakurikije step mbereka se, ahomba wenda nka trade ebyiri muri trade 10. Njye nshobora guhomba kuko mba nari ndi gukora analysis wenda nihuta, ariko yewe nakweretse analysis uri bukoreshe step ugomba gukoresha. Man, you don't like lose, you gonna see, uzabibona nyine tu. Twagiye. Wabona ko dufite touch ebyiri, tegereje touch ya kangahe, ya Ya gatatu. gatatu. Ya gatatu nakubwiye ko ya Iraza. gatatu aribwo abantu bose bamaze kubona iyo zone, nibwo bahita bakora nyine buy cyangwa sell bitewe n'iki n'ibintu bari kubona aho ngaho. Okay, iraza ikore kuri iyo resistance ntiyikomezanye. Touch ya gatatu nyine abantu bose Ikomezanya baba bategereje kujya gute, guseringa cyangwa kubuyinga bitewe n'iki n'ahantu turi. n'ukuntu iri Touch ya kuvuga. gatatu rero itanga movement nini 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 bya tari, uri kubyumva. Halo halo, are you there? Nizamuka. Mbona ari za gusa, ni ukuvuga ngo utinga n'amafaranga gusa. Ni ukuvuga Kiza fone wa ziba mwana. zisona buri kanya, ababroka, abanyeshuri. Ewana ahubwo aza kubaka etaje nanjye Norvège kabisa. Hano ndi kwigisha online, ndaza kuvugisha. Sam, Oui. Ndi gukupa bano bantu twagiye ariko imana ntabwo nari ndi dusoza. kukumva. Kadusoze Rero wowe tugere dusoze. uri kwitinza ariko uri Oya ntabwo kwitinza. ndi kwitinza, ahubwo network zaza zavuyeho. Okay, Okay, twagiye. Iyo mwabonye rimwe na kazamutse. kabiri. Aha. Ubwo rero hano ni ukuvuga twese dutegereje itaca gatatu, isoko rero rizamutse rikaza ku itaca gatatu, tuba dufite impamvu nyinshi zo guseringa ku itaca gatatu. Ko isoko riri ku breaking iki ama lows, bino bari confirmation z'uko
yuko isoko riri bukomeze kujya gute kumanuka. Noneho kumva kuri gatatu ikibazo turi mfite tuzamo turi benshi bwo. ntaraguca mu ijambo gatoya. Mm, Ah, iyi resistance ya nyuma ushushanyije mm. ntiyari igihe igiciro gishobora kuzamuka ntikirayikoreho nanone ikongera kamera nk'iri. Birashoboka, niyo mpamvu nyine oya ino price urabona ko yakabaye igarutse kuri ya resistance n'ubundi, sibyo? Yego, yego. Ari bya bindi bituma twizera resistance, ariko kubera isoko ryatangiye gukoresha trend line, dufite touch ebyiri kuri trend line, twe dutegereza Mm, iki touch ya gatatu kuri trend line na pana haraje kuri support kuri resistance, ko zino resistance rode tuba twazisibye biba byarangiye. Izi eh, ngizi zo zavuyeho tuba turi kugenda noneho muri trend, tuba turi kumanuka muri down trend. Hmm? eh, eh. Bivuze ngo turashaka Iyi noneho ikoze. touch ya gatatu kuri trend line, apana kuri support cyangwa resistance, ubibona se? eh, No touch ya gatatu eh. rero ibirenze byatari ko hano hinjirira abantu benshi bamaze kumenya iki, bavuga ngo oh, ngo bino bintu birakora. Niba bikora rero isoko rigarukira aha ngaha, twe turahita dukora iki? Turaza kwinjirira hehe? Aha ariko ngaha. Uri kumva ariko impamvu Samu, impamvu ntuwantiza umutwe wawe gato amafaranga nakorera muri iki gihugu. eh Yesu we. ndabuguha nanjye mutwe wanjye, si wawuguze si ndi kuwuguha gake gake. Ntuwantiza umutwe wawe byibuze ukawuntiza nk'ibyumweru nka bitatu mfite igishoro nayayora eh koko. wayayora, ariko uzanayayora ntugire ikibazo pe. Impamvu rero, Wagiye. impamvu hano tuba dufite zo guseringa, impamvu hano isoko rimanuka cyane, Mm, reason is to sell from here. Kano ndaza kukaguhereza uzajya ukareba, n'iyi video ndaza eh, kuyiguha, ariko uyisubiremo ujye uyireba, si byo biba ari sawa? cyane rwose. ariko ntuzayisharinga abantu bawe, ariko Bayi rero banjye. nshobora kuyishyira nko kuri YouTube kugira ngo abantu baba bari kunshidikanyaho barebe ukuntu nigisha. Ahubwo se is it fine voice yawe ijemo, ko iyi ngiyi yaba iri ntoya tu, ni sample nyine, U- sample u- yonyine. none se ikibazo mfite Mm, nuyishyira kuri YouTube. mm. ah, Wapi umuntu yakwiga bino bintu akamara imyaka 5 ahomba? Ni ukugira abantu bashaka kwiga babone ko nigisha neza. Kwikatamo kabiri nyine tu, ntabwo nayashyiraho yose. okay, it's okay. Wabonye impamvu tugiye kwandika hano nyine, ni impamvu zo gutuma twizera buy hano. Eh, Ariko ni ukuntu ishati yanjye bisa fresh. eh. Ariko Impamvu rero ya mbere, impamvu buriya. ya mbere hariya dufite ni support, uri kumva? Mhm, Oya reka ni touch ya gatatu kuri trend line. mhm. Impamvu ya kabiri, Sam, nta mpamvu yo kwishyira kuri YouTube. ntabwo bino bishyiraho wese mbihindura, ariko nanjye baba baboneye ubuntu Oya, ubumenyi ubuntu. nta mpamvu yo kwishyira kuri YouTube, byihorere, byihorere. Man, Mm, ukuzi arakuzi. mm. Nta mpamvu. Ukuzi arakuzi, bro. Ewana kabisa. Okay, wabonye bino kadusoza, uri kubona touch ya gatatu, niyo mpamvu dufite Eh, hariya nakubwiye mbere yo gukora buy na sell, gupuresinga nyine order. Ujye wibara nko kugura ikintu nyine mu buzima busanzwe tu, kuko ayo ariko mafaranga uba Sam, ugiye ndaguciye kurekura mu uba ijambo. yahaye agaciro. Mm? Irindi jambo murangishiriza kuri bino biboro tugeze Mm. kuri ntuzi, Kuri kuri chat. shema. Ushobora gusanga ndi Eh. kureba nk'ikibuga simenye ibyo ari byo. Iyi n'ubundi niko biri bugenda, ariko ngenda bikwereka, ndakwereka uburyo wowe bikorohera kugira ngo ubibone. Ko mba mbizi wowe revu uriho nyine, bigusaba kuba ufite utu tekinike tundi dukoresha tu. Ndi kubona Okay, touch twagiye. impamvu ya mbere hariya nuko ari touch ya gatatu kuri trend line. Trend line ko ni kimwe na support na resistance Mhm, n'ubundi, sibyo? mhm, Ubwo mhm. hano impamvu ya kabiri dufite ariya ni support iri guhinduka iki? Support becoming resistance. Eh, Abonye? Ubwo ni ukuvuga ngo support turi kwibona abaye broken, mhm. si ni support abaye broken hano, isoko risubira hano, risubirayo. Uri kubibona hano, ino ni support, Bihita bimanuka. Eh, isoko ryari breakinze,
iyo breaking urumva igiciro kiba cyabaye ibintu abantu basira baba babaye benshi. Iyo abasira babaye benshi price iramanuka. Price iyo imanutse ababaya baza kuyibuyinga ari bangahe, ari benshi. Uri kubyumva? Barabayingira hano ndi ari kubyumva benshi, mani. babayingira hano ari benshi kubera bakeneye price ari benshi, price ihita yongera ikajya gute, ikazamuka kuri chat. Price iyo izamutse, twebwe tuba dutegereje dufite ibintu dushaka guseringa, tuhita tujoininga seri tuyijoininga kuri taci ya gatatu. Nibwo abantu benshi baba bamaze kumenya ko price y'icyo kintu iri gutakaza agaciro, bakeneye kujya gute, kuyiseringa bakayikuraho. Uri kumva rero ko itaduseringira hehe, ahangaha tu taci ya gatatu. Uri kumva impamvu ya kabiri dufite ni iyi ngiyi, support iri kuba ki, resistance. Urumva ko ufite impamvu none ebyiri zituma wizerera taci ya gatatu. Noneho ubutaha twiga impamvu zose tuzatwiga, ugomba kugenda uzongeraho ku buryo uvuga ngo ngiye guseringira hano hantu mfite impamvu enye, mfite impamvu eshanu. Nibyo bituma ukorera amafaranga. Naho guseringa ahantu ufite impamvu imwe, isoko riramanuka ukavamo kuba uri gushidikanya. Ariko iyo tuziga ukaba ufite impamvu eshatu zo kuba wakinjira mu isoko, uba ufite iki confidence. Reka mbaye nkwe kano kaboro ukabike nyine kuri nuza yawe. Ariko ukoresha telegram man, ko najya nkubonaho. nta telegram nkoresha. Eh, Yewe nkoresha Instagram na ntuza gusa. na WhatsApp. Nigeze Telegram ni Facebook. Oya, telegram deni ngiyi telegram uko nikora. Ndetse nagwa muri no group y'abanyeshuri. Imeze nka Facebook ariko. Imeze nka WhatsApp, ariko yo aho itandukanye na WhatsApp, iyo joininze group baramaze gucatiramo, urumva ibintu bacase bwa mbere utaraza uhita ukahita ubibona, ukahita ubikomerezaho. I think nigeze kugira Telegram simbyibuka. Nigeze kuyigira I think. Ubu ngubu chat zawe wasizeho ugiye wasanga zikiriho. Okay. Amasaha ariko Okay. yagiye we, ariko nta ribi. Nyereka agashema wigendere, ntari nyereka Ngiye agashema. kukwereka zino touch eshatu uburyo zirenze, urahita ugira ubwoba. Urahita ugira ubwoba kabisa. Nyereka kuri shema nibyo nshaka cyane cyane kuko ntabwo nigeze mbirebaho. Ariko abantu bari kumenya rero byataye kumva ngo tubabarire de scholarship, nkabwira ati don't worry. Ugiye kuba icyamamare wowe mu minsi mike cyane. Icyamamare. Kurenza Ahubwo na Bruce Melody. na za banki ziraguhamagara. Okay, reba wabonye isoko hano ko ryazamutse. Bimwe twarebaga za resistance. Rikora resistance ya mbere, sibyo? Riramanuka, rikora support hano. Turi kuyibona support. Support turi muri downtrend, niba broken izahinduka iki? Resistance, urabyibuka. Yego. Isoko rirazamuka hano rikora iki? Resistance. Riramanuka. Ryamanutse ridakoze yari hejuru, sibyo? Rimanutse breakinga support. Nabonye? Wait. Ntabwo ryagombaga gukora ariko. Twebwe turi kwimagina ko byari byabaye bitari byaba nyine mbere, sibyo? Tukibona resistance nyine ngiyi twayimakinze iyi ngiyi. Turi kwibona resistance. Turayimakinga turavuga ati isoko nirigaruka muri resistance bwa kabiri rikamanuka, resistance yacu zabaye confirmed, sibyo? Hano rero niba ibaye confirmed, ariko urabona ko price yagarukiye hano ikora resistance yindi hano itabanje kugera hari hejuru. Bino bivuze iki rero? Bivuze ngo ino resistance yacu ntabwo iri buze gukoreshwa, ahubwo kwereka izindi resistance hano. Twe tugiye gufata zino resistance ebyiri tuzihuze, dutegereze touch ya gatatu kuri la trend line. Okay? Kuri trend line touch ya gatatu ibiri gukoreshwa byatari. Sibyo? Yego. Okay, dufite hano iki resistance tugiye kuzihuza, dutegereze iki ya gatatu. Rimwe, kabiri hano, sibyo? Gatatu. Bayibonye? Urebe gatatu ko ni birenze. Gatatu ni ukuvuga mu isoko ryose uri buze kujya murayisangamo. Wowe ukore practice man, bari. Urabona rimwe, kabiri. Urabona gatatu hano twese twaramenye ko igomba guseringa. Urabona iyo duserenze ukuntu kimanuka ari kinini,
hano igikanda kinini cyo kivuze ngo harimo abasera benshi uri kubibona runo rukanda rwamanitswe ukuntu rungana runo rwerekana nyine imbaraga z'abasera ni ukuvuga ngo winjiyemo abasera benshi bya hatari bya hatari bya hatari bino wabibonye ariko aho ndabibonye none nyereka kuri up trend unyeretse kuri down trend taci ya gatatu urabona movement iri butanga ino seri zakomeza imanuke mbaye nkwereke taci eshatu ziba ziri very very strong yaba ari kuri buy yaba ari kuri seri zitanga movement ikomeye cyane reba ino support isi support ni support wayibonye rimwe support ya kabiri wayibonye yego iyi ni support ya gatatu hano nyine isoko urabona ryaramanukaga rikahagera rikahita risubirayo rigeze hano ritarizamuka sibyo rirongera riramanuka rigeze hano ritarizamuka bivuze ngo twika dufite iki iyo tuba twabimakinze tubitegereje kuba tubonye ko isoko rikoze hano hantu inshuro zingahe ebyiri reba kuba tubonye ko rikoze support ebyiri hano tugategereza support ya kangahe ya gatatu wabibonye support rimwe wabibonye uriho support ya kabiri akabazo gato na support bisobanura ngo nidukoresha line muri uptrend dukoresha support exactly support tubayingiraho sibyo kugira dushake muri uptrend what I'm saying uptrend support nizo dukoresha turi gukoresha iriya system ya line dukoresha support none muri downtrend dukoresha ama resistance nicyo bisobanuye kabisa banza unyumve neza ndabona uri gusubiza shero wawe oya nta kintu ndi gusubiza deremeza gutya nuko ndi kukumva fresh nuko mba ndi gukungura umuri ntabwo ndi kureba ngahe mbwira wari ugize siko niba riri kuzamuka nyine uri kubyumva ko ri breaking iki ama resistance sibyo ama resistance ari kuba broken ahinduka support twe tugenda twinjira kuri za support nyine za support siko kubyumva se okay wabonye hano uburyo iba yarabayinzemo kino buy bidasanzwe ubona ko buy yanyu ni itizamuka direct dufite support angahe dufite rimwe hano tukagira kabiri hano tukagira na gatatu ahangaha hano kuri gatatu niho abantu benshi binjirira kuko bamaze kubona ko price itari kurenga muri iyo zone si uri kubibona se gatatu iyi ngiyi hano ngaha iyi ngiyi support ko nta ndeba zooming ni se ziregeranye ni tuno tuwiki ndi kukwereka tuno tuboro tunanutse tungutu atubonye tungutu okay wabibonye bino ikintu gihereho kunkorera ni ukujya mu isoko urumva bige kumakinga amasapoti n'ama resistance byonyine uri kubyumva reba nk'iyi urabona ko ino ari sapoti zone sapoti rimwe kabiri gatatu sibibona se kubona sapoti se urabyibuka isoko riba riri kumanuka isoko ryaramanutse nayibonye ubwo aho harahita hajya icyo bita nayibonye ubwo sapoti ibaye broken ihinduka iki resistance twibona hano ko yabaye broken igahinduka resistance hano ni ukuvuga hano hari sapoti hano hose ibintu biri obvious yego kino cyose cyari igisapoti kuva hano kugera hariya hirya noneho hano kiba broken no movement ya hano irayi breakinze iyi ngiyi sibyo uri kubabona hano kino movement ya breakinze iriya support bivuze ngo support yacu nibaye broken biri tubwira ko price ya hano hantu yari imaze igihe itagirenga no range no price ya hano
niba iha breakinze rero dufite ibyo bintu muri stock tugomba kuba nitubona opportunity ariko price isubiye inyuma ho gatatu tugomba kuhita tuyigurisha kuba wamaze kugira ubwoba uvuga ati nibigumana muri stock bizagera gute none rero ko support irongera igahinduka iki resistance ahangaha ubona ko ari ibintu biri mu isoko bikora se none duhita tubona kumbona aho ngaho hari ama resistance atatu ari buze guhita atanga down trend atatu turabizi ko atanga movement nini cyane nini cyane ni ukuvuga ngo mbonye ama resistance hari resistance mbonye hari hirya hano resistance kabiri aho na resistance gatatu aho ngaho kabiri hano gatatu wabonye gatatu cyangwa gatatu iraba ku ruhande iyo imwe na kabiri na gatatu aha ngaha njye nimbonye iyo resistance yo hirya oya ntacyo reba ino resistance urabona isoko ryarazamutse hariya rikorayo rirongera riramanuka rikorayo ino ni resistance ubwayo sibyo se n'iyi resistance ni iyindi n'iyi ngiyi n'indi resistance bivuze ngo isoko nyine ryari rifite touch eshatu none urabona hano duhuje ino resistance n'iyi ngiyi ko twabonye indi resistance ya gatatu aha ngaha ikaba ari touch kuri trend line niyo narimo mvuga ni kuvuga rero wowe wanayibonye urarenza ako gato ntabwo nakabonye aho ako kigeranye ni kuvuga ngo touch eshatu kuri trend line ni masterpiece bino ukibimenya ushaka watangira gucedinga no kuba ufite impamvu zingahe nkeya zo gucedinga tu kandi ntabwo ari byiza siri kubibona se ni ukuvuga ngo njyewe nzakwigisha n'ibintu bikora ziga ibintu bikora ntabwo ukeneye guca ku mpande ngo umenye ibindi bintu so tugiye gusoza rero wowe icyo uri bukore bino wabibonye ko bikora ugiye kujya mu isoko wige gushaka support wige gushaka resistance sibyo ndabizi birabanza bikugora ariko uraza kujya gute kubimenya harya ka application bakita gute ko kuzana bino bibon downloading kitu ni trading view ni muri Google Play Store Apple Store wabibonye support hano ko yahindutse resistance hano hirya se ugiye kuba umuntu wa danje wowe wapfa gusubiramo bino bintu gusa dore ngiyi resistance support hano ihinduka resistance aha ngaha si ibintu biri clear se niba utari kubibona urabibona fresh nubisubiramo urabibona this is so clear man kamfotora akaboro kanyohereza kamfatira ukanyohereza kabisa abantu bari kunsaba amakorabo urumva we can work together ibintu nk'ibyo gute amakorabo gute se amafaranga nzayakoresha ikira kari menshi amakorabo gute Joseph you see that nibwo twe twaraganiriye amakorabo ngo nyine ngo we can work together ngo I don't want it. I want to build something like on my own ariko nyine ntabwo waburamo help y'abandi bantu nkoresha abantu banjye ariko nanone ngo bigende gute abe nka investor ya bya investment byo nabyemera ahubwo nyine wenda sinzi ibintu baba bashaka kugufasha kandi bino bintu ugende byose nabyafodinga step by step urugero hari nk'abantu twashaka gukorana b'abanyasudani ngo tugafungura nyine ofisi nini classe nini noneho bashaka gukoresha izina ryanjye ngo ugiye mbazanira abantu kandi umva n'ubundi n'igihe nari kubigisha ndabona bino bintu rero bino bintu ntabikora ku giti cyanjye kandi nawe ubwawe wabyikorera nawe nabyikorera step by step bikumva akaba bakureba bakabona uri umupeti bakagufatirana ngo bagufatirane okay usaje ugiye gusubiramo bino bintu ino class yari nziza byatari nawe mbonye uri kubona ibintu vuba vuba ariko wabonye touch eshatu ko ari ibitangaza sibyo bino bintu twize biri very very strong man uzahano ugiye kubyigira ngiye kuko ngiye mfite application already ndabifite mfite na account mfite buri kimwe ngiye kubyigira ku bintu bya live neza ngirebereho ngende ndeba ukuntu bimeze
ewana nta kibazo subize no muji ndaje ndebe ukuntu uri kubabwira. Okay, fresh sage. Poa, thank you. Na hejo wenda tuziga ryari? Ejo nawe tuzashaka time, ariko wowe ujye umbwira gutya ma ujye nshyiraho pressure, kuko nanjye hari ukuntu ngira ubunebwe cyangwa ibintu nk'ibyo bya fake Oya, ujye unkoraho ejo umbwire. kabisa, umva hano ukuntu bimeze. Ejo turiga, uhamagare Chris umubwire ko ejo twiga iminota 50 itari burenge. Chris damu ino video wagize kuyireba araba ari tayari nkuko nawe warebye iriya, so hari ibintu wizeyemo se tubisubiremo vuba vuba Nonse byandastandinga none ko fast. twikwakanya. Wewe ikintu ugiye kubaho, Chris iyi video uyimuhereze, hanyuma ejo tuzaze twiga ibindi bintu dukomeza. Iminota 50 bihagije. Iminota 50 ugahita wigira muri gahunda zawe. Ewana urakoze cyane, sawa. Ndabona hejo.